oya ntabwo mvuga urwa corona wenda mvuze urukingo muri rusange urwumva. Urukingo ni uruvura malaria. Radivisibility soberamo. Radivisibility. Urukingo narwita nk'amaneko sizanya amakuru. Ureba n'icyo aho ngahora. Contribution of quantitative approach. What is the contribution of quantitative approach? Contribution of quantitative approach. Sobanure byimwe. Contribution. Urabyumva nyine ni contribution. Noneho quantitative ni nko urugero n'uburyo wahura na quantité nyine itagushimishije niko mbyumva. Ubwo nuko twagize mu ishuri. The quantity of contribution of quantitative approaches. The mathematical approaches have contributed immensely. Wabaga uri kwirebera wa mukobwa wicara inyuma yawe. Oya. Ngaho reka dusubiremo rya jambo ticara ariko tubwire. Arihe se? Bivuga ngo radivisibility. Radiwati. Ngaho risubiremo. Radivisibility. Radivisibility. Oya nawe uri kubyica. Yaravugaga radivisibility. Yavugaga radivisibility. Soberamo. Radivisibility. Yewe. Nanjye reka ibyawe ni cya kigage cyawe. Oya reka ngutsinde nanjye. Reka ngutsinde. Ngaho ntsinda umbwire ibyo ntsinda. Ngutsinde. Urukingo rwa corona ni iki? Urukingo rwa corona? Aho urukingo rwa corona iriya ndwara kidakira. Ibyo bazabibakiramo babatere za kanseri ngo muriteze ibyo bishinga. Mwabuze ubwenge. Si bikunaniye. Ubwo nabyo uzi kwese. Urukingo rwa covid se biriya nta n'urubaho. Ibyo bababwira babivanahe. Nese ubundi urukingo rwumva. Urukingo nge ntago nemera ko rubaho uretse no kurwumva. Oya ntabwo mvuga urwa corona wenda mvuze urukingo muri rusange urwumva. Urukingo ni uruvura malaria. Urukingo urwa malaria na rubaho. Urwa malaria rubaho. Rubonye. Kurara umuti n'urukingo. Kwaritemu zira n'umuti. Oya ntago ari kwaritemu. Hari igihe byanga bakagutera inshinge. Urukingo kwa muganga bagahita bakagutera gutya. Aho bajya bagupimira malaria biba byarangiye. None abo bayibura. Ushatse wahita usohoka ukihagurukira ukigenda. Uraba bayigukinga. Ubundi urukingo ukuntu nabyumvishe kuntu rumera. Ko nta kigenda cyane. Oya ahubwo uracyafitemo ubujiji rwose. Nahaga byari ibyo nahagari. Ahubwo ukuntu nabyumvishe bambwiye. Nimba batarambeye. Urukingo baruguteye ruba rugiye kubwira nk'abasirikare bo mu mubiri. Ni urukingo narwita nk'amaneko sizanya amakuru. Izanya amakuru yo mu maraso. Nk'amaneko izanya amakuru mu mubiri. Yibwira hari umwanzi usagutya umunsi yakwinjiriye. Uravuze ngo mu mubiri ngo habamo abasirikare. Abajepese cyangwa harimo abafande nkabangahe mu mubiri. Harimo nk'aba generali. Ibyo bintu ushaka kuzana ibyo ni mu mubiri habamo abasirikare mu mubiri. Noshaha ngaho nyereka umusirikare. Ari oya buretse nkubwire. Uwo musirikare uramubona hehe mu mubiri? None se uvuye amaraso. Kuki ahagarara? None se amaraso ahagarikwa n'abasirikare. Abasirikare bete bitambika bagafunga. Abasirikare bari yaduhurira nabo mu muhanda bafite imbunda basabaza abasirikare bo mu mubiri. Bakayahagarika. Oya n'abasirikare bo mu mubiri. Abo mu mubiri nyine bwo ni babandi baza bagahita bajya mu kuboko bakayahagarika. Bari ya oya bacumbitse hariya kwa. N'abacumbitse mu mubiri bawe. Ubwo urabafite.
ntabigeze bajyamo barindira unese urarwaye ntabigeze bajyamo urarwaye bagiye muri ryari se ntabareba nta basirikare ngewe bandi wavutse oya uvutse cyo korange mu minsi iri imbere nzajya mu gisirikare ariko ibyo by'abasirikare nta bandimo none nakomeretse hasi mubone sujya urwara ibicurane nakomeretse hasi abasirikare bo mu biro aba ari dutoya cyane ntabwo tuboneka n'amaso oya ntago ari ibyo uri kumbwira oya ariko abasirikare ko mbazi baheka imbunda baheka ibiti bagenda ku bifaru abo basirikare uvuga ni abahe oya buretse mubwire urukingo nimba utari no kubyumva ngaho mbwira urukingo ubundi ni nka maneko bafata virusi maneko bakayica intege ni nka virusi bakayica intege bakayijyana mu mubiri iciye intege ubu gitakwanduza ariko ikajya kumenyesha umubiri ko umunsi hinjiyemo ikintu gisa nk'urwo rukingo iyo ntuzi izahita iyifata ikarema abasirikare bazarwanya iyo ndwara nka korona buriya nk'umuntu bakingiye buriya ntabwo yayirwara ikinyarwanda cyawe kiracurikiranyije uragira uti abasirikare barimo uti abasirikare bazaza uti bahangana na ibyo bintu byihorera ni nk'uko wumva ibyo bintu byihorera wigumya kubimbwira ni nk'uko urugero ari nk'abapolisi bashinzwe umutekano wo mu maraso oya ni urugero bivuze ko harimo abasirikare se haba harimo abasirikare hakaba n'abapolisi ari bashobora gushinga abasirikare bakurimo nge nta bandi oya bashobora gushinga abasirikare ngo bano bazabarinda intogete abandi bazabarinda iki abaturage noneho rero haba harimo abasirikare batandukanye mu mubiri abarinda ko amaraso yameneka abarinda ko indwara zakinjira n'abarinda indwara runaka ariko abasirikare hari n'abasirikare barinda sida wari ubaye abasirikare njyewe uri kumbwira ntago mbazi nzi abasirikare birwa bahagaze barinda umutekano si bikunaniye abasirikare uvuga rwose ntabwo mbwira icyo kintu ngo radivivivite kitanabaho radivisibilite niko nakubwiye ngo ni raviviviri ubwo si icyo kintu umuntu asinziriye mu isi kigize kinabaho witsamura mu isi kigize kinabahora isubire ibyo bintu byawe rero nakubwira kantite ukazana kantite y'ibiryo bimwe uha barumuna bawe none se uba ubona umuntu adashonje kwe yego umuntu arota ibyo ashonje ushonje ibiryo nakuvumbuye rwose yewe ndakubonye ntumbonye ndumiwe tu aha si bikunaniye twe tuba twarikingije turakomeye ubu nta karwara kanshobora karwara sa wikingije covid byose bakubwiye ko yagushizemo na yindi warwaye cyagiye ubundi se yararwaye nita nyikubita nita igenda urumva n'akazi uzibeshye wowe urirwaye uranakaze w'umuntu uhangana na covid wewe udafite abasirikare mu mubiri we izahita ikaraga bizahita byoroha cyane rwose gusa dusubiye inyuma ntabwo nemera ko covid igira urukingo nta rukingo biriya ni ukubabeshya ahubwo ibirwara bari kubapakiramo mwebwe muzabona naho mwivuriza rega iyo uri bupfa urapfa kandi niyo uri bubeho ubaho ntabwo muzabona aho mwivurize nicyo mvuze ubundi umubiri niwe wivura wambwiye rwa rugambo ngo nimba ari radivisibilite nubwo cyane ariko ari ikintu twize muri biyoloji ndakeka nawe utakizi ntacyo ntazi njyewe biyoloji narayumvaga naruzuzaga rwose cyangwa nkabura higi cya kindi twize muri biyoloji mu wa kane segonderi bita bya bintu hajya ngo ni mayikofayita hey sikikunani fayita mayikofayita suzanya umuriro
Hahiye je mba mbizi nk'ubwo urimo urabivuga nawe bitubi Mariko fight kirakunani nje nuko mbizi ni ndumva ariko batwabivuga Mariko fight aho wakije je ndabizi nuko twabivuga aho wakije wowe uri kubivuga nabi wawe nimba ari byo oya nako ntago wantsinda ndabizi nibyo kandi narabibonye neza na mukanya nabireba ni Michael hajya ndabyibagiwe Michael fighter abanza ngo Mariko bagakurikizaho fight bakongera fighter Mariko fighter Mariko arwana w'umurwanyi nikuri kuvuga Mariko fighter Mariko fight neri igitangaje baba bavuga Mariko urwana w'umurwanyi neri igitangaje icyo kijambo ngaho ibyo kuvuga bisobanure nimba wumva ndi kubivuga icyo kijambo kijyanye na groupe y'ibinyabuzima y'ibinyabuzima ariko ntago mbyibuka neza groupe y'ibinyabuzima cyangwa ni y'ibinyampeke ho cyane ni y'ibinyabumwe ni y'ibinyampeke wasanga ari ni y'ibinyabumwe je ndibuka ko ari y'ibinyampeke hari aha Mariko fight Michael fighter nuko babisobanura ndumva ariko bintuza hagigira groupe zingahe igira groupe zingahe groupe ni amagroupe yazo nyine y'iyo Mariko fight ese ko ari weho wabyuzuzaga ngiye urumva nawe mbyibuka ko nibuka iryo jambo gusa ryanane harimo Roba on Charlie Babach and na pre-classical school na Roba when Charles Kaba izo ziri ko numva kuva navuka narabyumvaho nawe ziko wagira ngo ubikuye muri Marisi cyangwa kuri Puru izo nizo twiga rero wasinziriye uri mukubita umutwe ku meza Jesa njye nsinzira uzi ko niyo ndyamye ndarandeba niyo nsinziye mbrara fighter vuga nabi rwose nje waranyobeye ako muzahora mvuga nabi mbivuga nabi kandi nijye ubikora nubwo mbivuga nabi mukabyandika neza oya nako mbivuga neza mukabyandika neza ngaho ijyanire jyana ubuhanga bwawe sugaragaye mubajiye bibiri birakunandiye umbajiye kamwe gusa urumva ntabwo tsinze nakubwiye ubwo utabyumva tonda uratsinzwe utazongera kunyiyemera ngo urandusha nubwo ndusha amanota ariko nta bwenge ndusha